Murakoze cyane ikitanda bupenda kubwiza kuri yuko amatwi yawe yahesheje agaciro nemba wahisemo kumva ibiganiro ngibi. Uyu munsi ni iki tugiye kugarukaho, twabwiye ibijyanye n'ubukire, impamvu abantu usanga badakunze gushaka abagore. Niyo mpamvu twahisemo kubigarukaho muri aka kanya keza nk'aka. Niyo mpamvu ugenda ugasanga abakire bakomeye, Elon Musk, Mark Wayback, abakinnyi b'amafilimi, abasitari bakomeye ntabwo bakunze gushaka abagore, ahubwo usanga n'ababashatse bari mu nkundura yo gutandukana nabo. What reason? Process this. Ariko turaza kureba abahanga unity n'abakomeye babivuze iki, ese abo barabivuga iki, turebe igisubizo, what we call solution. So reka duhere kuri Nikola Tesla nimba utamuzi ubanza umenye ngo umuriro urimo uracana ninde waguye, nimba uri gucanyinga telefoni, ibyo ni Nikola Tesla watumye bibaho. Nikola Tesla yapfuye ashaka kuzakora radio, yapfuye ashaka kuzakora uburyo abantu bajya kuzuba bagahaga batigeze bakoresha amafunguro. N'umuntu urenze rero ari icyo yavuze ku mpamvu abantu badakunze gushaka abagore. Tesla nawe ntabwo yigeze ashaka umugore, ndetse n'abandi bakomeye benshi cyane ba filozofi. Reka turebe niki gituma batabashaka. Eyo ufite umugore no kuvuga ngo ari inanga biratwita spam. Nabonye Dash yaravuze ngo reka tubyite diama, no kuvuga ngo ufite umugore diama yawe urimo urayijugunya buri munsi wo mugabo, ariko no kuvuga ngo nimba uri kujugunya diama yawe urimo urajegera, nimba uri kuyiha umugore wawe ukajegera azakurwaza igihe uzaba wasegeye. Ni ikibazo gikomeye cyane nimba uri kuyijugunya mu bandi bagore batarabaye, batazakurera abana, batazagura umutungo wawe cyangwa business yawe. So niyo mpamvu ubona bariya bikunda cyane bakihugiraho banga no gushaka abagore kugira ngo bagumane ubudahangarwa. Zirasipamu zituma umuntu yongera igikundiro ku muntu utazitakaza, bigatuma aramba igihe kirekire, zikarinda iminkanyari ku muntu utazitakaza, icyo bita kuzitakaza mu kavuyo. Twabonye abahanga muri science bavuga ngo ikiremwa muntu nicyo kitakaza spam mu kavuyo ugereranyije n'izindi nyamaswa, kubera yuko inyamaswa zibikora mu gihe gikwiye, ariko umuntu abikora buri munsi agamije kubikuramo ibyishimo. Nabonye ari muri biriya bihugu byateye imbere hari ibigo biba bikomeye cyane bigura sipamu buri munsi bakazigura, bagakuramo amapuderi abantu bisiga bikabarinda iminkanyari, bagakuramo ibirunga abantu barya bakaramba igihe kirekire. Ariko izo sipamu bashobora kuzigura makeya, ariko puderi bakuyemo zigaba zigura amafaranga menshi cyane. Urumva ni diama umuntu abarimo arashugunya, noneho abari kwikinisha bo navuga ngo bari gukora ubugoryi bukomeye. Tesla rero aravuga ati yonza kuba narashatse umugore, ntago nari kuba narageze kuri ibi byose nabagerejeho. Niyo mpamvu nahisemo gutanga igitambo cyanje ngo mpitamo kubana n'inuma. Tesla akunda kubana n'inuma, inyoni bita inuma azisimbuza umugore. Tugera hano iwacu mu Rwanda tubaza imandwa nkuru y'u Rwanda, umuyobozi w'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco Rutanga rw'amaboko, arangije mupfumu imandwa nkuru y'u Rwanda Rutanga rw'amaboko aratubwira ati bana batoya, bana babasore, bana muri kubyiruka, muraza gusogongera inzoga zose zihari, ariko nimuhirahire musogongera amata. Na muntu usogongera amata, nuza gusogongera amata ukakina imikino ulongolana n'ulongolana ntago uri buve aho warongoye. Nimuhirahire mukina mulongolana. Ni ku Rutanga rw'amaboko ababwira ngiye icitane rero, nanjye nkababwira ati rero iyo diama mwitakaza mu kavuyo mumenye it is a hard things bad action you be make. So rero reka tugumane diama yacu ngibi. Ibyo Nikola Tesla agiye akomozaho, muzabona aba king bakomeye kandi ntabwo bakunda gushaka abagore.
abafilozofi benshi bapfuye badafite abagore. Ngiyi impamvu yatumye bashaka kuramba igihe kirekire bakagira igikundiro bakagera kuri byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo wowe nimba urimo uratakaza diyama yawe mu kavuyo, uramutse urekeye aho ngaho ugashora mu bindi bintu, ushobora kubikabiriza cyane bikazamuka ku rwego rutangaje, abantu bagakeka gukorana n'amadayimoni. So rero bigerageza urebe nimba what we call is a true ushobora kuhinyuza wikoreye ubushakashatsi bwawe. Nge ndetse ndabupien murakoze dukubita tubangura. Iyi ni YouTube channel yitwa Trokastan Channel. Murakoze cyane, turabakunda. Tuzabagezaho ibyisho rya gatatu, uburyo ushobora kurifungura ukavugana n'abazimu batazima, ukavugana n'abamarayika, ukavugana n'Imana, ukavugana n'ibyo mwisa.